welcome once again ngo ikaze kuri Tunga 250 nizera ko umeze neza cyane channel ya YouTube gwa makuru ameze fresh abari baza cyangwa se abashingiye kuri entertainment tugiye kuganira cyangwa se ngiye kukubwira iyi nkuru ingi akaba ari inkuru iri guca ibintu muri East Africa cyangwa se muri Africa y'Iburasirazuba ni inkuru y'umugabo mwite Simba Diamond Chip Dangote ngo akaba ari umwe mu bagabo nabako bafite izina hano muri Africa ndetse no hanze ya Africa muri rusange bingibi umuntu najya avuga ibintu rimwe na rimwe ajya gwa fact uyu mugabo yagiye akorana indirimbo n'abantu bagiye batandukanye ba Rick Ross ba Morgan Heritage ba Mario n'abandi benshi byo ngibyo akaba ari byo imugira international cyangwa se umuhanzi mpuzamahanga yakoranye na ba David hano muri Africa ni cyamamara uyu mugabo rero hari inkuru zimaze iminsi zigenda zikwirakwira mu bitangazamakuru byari muri Tanzania muri Kenya na hano mu Rwanda ariko mbanze nizere ko amaze gukora subscribe kuri channel yacu Tunga 250 kandi ukajya wibuka no gukora share na comment wikana no kukazogera kugira ngo ibyo dukora byose bijye bikugeraho kandi bikugerereho ku gihe. Ya ingi ni inkuru imaze iminsi ivugwa ku bitangazamakuru bamwe bavuga ko uyu mugabo yabafitanye ubukwe n'umunyarwandakazi ariko kuri ubu navuga ko isosi yamenetsemo inshushi kubera ko buno bukwe kugeza ubu ngubu bwari buteganijwe kuba muri iyi minsi ariko ubukwe bwamaze gusubika nkuko iyi tangazamakuru cyane kirwariya muri Kenya bita Nairobi News.com cyabyanditse. Uyu muhanzi rero ufatwa nka nimero ya mbere mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba ubukwe bwe bwamaze gusubikwa kubera ko nkuko biri kuvugwa n'ibitangazamakuru bitandukanye kubera ko yaba ari gufasha Pombe John Magufuli ubijyanye no kwiyamamariza kuyobora kiriya gihugu cya Tanzania n'ibyo rero akaba ari byo biri kuvugwa cyangwa se biri kuza imbere mu mitwe y'ibitangazamakuru bishobora kuba byatumye ubukwe bwa Diamond n'uyu munyarwandakazi utarigeze utangazwa amazina bisa nkaho byabaye bisubitswe. Diamond rero azwiho ibingibi mbivuze nta wanteriwe kubera ko azwiho kugenda akundana n'abakobwa bagiye batandukanye wenda nawe ndibuze kubagarukaho anga rero muri Kanama 2020 ubwo yakoreraga igitaramo hariya mu mujyi wa Dodoma muri Tanzania nibwo yatangaje ko kugeza ubu ngubu yumva ari kuba yategura gukora ubukwe kubera ko imyaka ye ngibimwemera kuko yavuga ko ati ndakuze bihagije jondi nzaba niziza isabukuru y'imyaka 31 y'amavuko ati niyo mpamvu ngomba gushaka umugore kandi umugore atari babandi baza bakagenda ahubwo ngomba kuzashaka umugore tubana akaramata kagira urugo. Uyu muhanzi rero ubwo yabivugaga yiteguraga kwiziza isabukuru y'imyaka 31 y'amavuko angari akaba ari bwo yanayishuye ko akundana n'umukobwa ariko uwo mukobwa ntabwo yigeze atangaza uwo ari we nyuma yuko hari yaciye iminsi mike yatandukanye n'umunyamideli ndetse n'umunyamakuru Tanasha Donna ufite inkomoko ari mu gihugu cya Kenya. Anga rero nkuko ikinyamakuru Nairobi News yanditse ko gifite amakuru yizewe ko Diamond ari mu rukundo cyangwa se ari gukundana n'umunyarwanda kazi gusa amakuru yakomeje kugenda agirwa ibanga rikomeye. Ikinyamakuru kandi kikaba cyaravuze ko Diamond yamaze gutanga inkwano hano mu Rwanda mu muryango w'umukobwa bagize ibanga gusa wenda icyo bagira gutya bagahishura ho gato yabavuga ko ari umukobwa ukomoka mu muryango wifashije w'abakire. Uyu muyobozi w'ibikorwa bijyanye n'ibirori mu nzu ya Wasafi bamwita Madame Helen Kazimoto hamwe no wahoze ari umuyobozi wa polisi hariya mu mujyi wa Dar es Salaam bamwita Bwana Paul Makonde. Abangaba nibo bari bashinzwe rero gahunda yo kuba bategura ibijyanye na buno bukwe bwa Diamond ndetse n'uyu munyarwandakazi utarigeze utangazwa amazina muri Kanama 2020 kandi uyu nguyu bita Makonde wahawe gutegura ubukwe bw'uyu muhanzi yatangaje ko bamaze kuvugana inkwano n'umuryango w'umunyarwandakazi Diamond yifuzaga gushaka. Ibingibi rero yabitangaje mu bukwe bwa Esi Makano ngo akaba ari mushiki wa Diamond. Nairobi News yanditse ko ifite amakuru yizewe avuga ko Diamond yamaze gusubika buno bukwe rero kubera ko hariya muri Tanzania agiye kubera amatora rero akaba avuga ko muri kino gihe cy'amatora cyo gushaka agomba kuyobora kiriya gihugu cya Tanzania Diamond rero afite akazi kenshi cyane kubera ko ari kugenda aririmba ahantu hagiye hatandukanye muri gahunda zo kwamamaza Pombe John Magufuli. Anga rero Nairobi kabitangaza ko Diamond Platnumz yagombaga gukora ubukwe mu idini ya Islam muri
Nzeri mu mwaka wa 2020 no mu kwakira 2020 akabibwira abantu bose yiziza isabukuru ye ya mavuko. Hari amakuru aheruka kuvuga ko Diamond yaba ari gukundana no bita Patricia, ingwa akaba ari umukobwa wita Mfuke Majani, umwe mu baproducer cyangwa se mu batunganya bijyanye n'amajwi hariya mu gihugu cya Tanzania, n'umwe mu bagabo bafite izina rikomeye cyane. Angaruka byaravuzwe ko yaba ari mu rukundo n'uyu mukobwa we bita Patricia. Ibi kandi byavuga ko Diamond yakundana na Patricia byavuzwe nyuma yuko ari bavuze hari hasohotse amakuru avuga ko uwo bita Mimi Mars yungu akaba ari murumuna wa Vanessa Mdee, umuhanzi kazi hariya mu gihugu cya Tanzania. Havugwaga ko rero yaba ari mu rukundo n'uyu Mimi Mars. Ni inkuru yasohotse cyangwa se byatangiye kuvugwa nyuma yaho hagaragaye ifoto ya Diamond ari kumwe n'uyu Mars mu rwogero. Ibingibi rakari byo byatumye bavuga ko baba bari gukundana, abantu bibaza ati buriya bageze mu rwogero hari ahandi bavuye. Gusa ibingibi byarangiye bita Mimi Mars ahakanye ya makuru, avuga ko atari, avuga ko byari bihuha, avuga ko hari indi mishinga we na Diamond bari barimo guteganya cyangwa se bari barimo gukora mu bijyanye n'akazi. Gusa kugeza ubu ngubu iyo mishinga ntago irasohoka, nta makuru menshi arajya habona rero avuga ku mukobwa w'umunyarwandakazi. Bivuga ko Diamond ashaka kuzarushinga nawe yaba ibijyanye n'amazina ndetse n'ibindi byose byagizwe ibanga. Cyakora bivuga ko akomoka mu muryango w'abantu bifashije cyangwa se bafite amafaranga hano mu Rwanda. Angana navuga ko si ubwa mbere Diamond avuzwe mu nkundo cyangwa se bivuzwe ko akundana n'abakobwa benshi bagiye batandukanye ba hano mu mujyi wa Kigali. Byaba murabyibuka ko byavugwaga ko yaba ari gukundana no bita Sharibu, ariko ibyo ngibyo ntabwo twamenye aho byarengeye. Uyu mugabo yagiye akundana n'abakobwa bagiye batandukanye aba hariya muri Tanzania ndetse no hanze ya Tanzania. Ngana nakubwira nko bita Zari Hassan, umugande kazi Tanasha Donna yakomokaga hariya mu gihugu cya Kenya, akiyongeraho n'abanyatanzania iwabo kwivuko cyangwa se iwabo muri Tanzania barimo Wema Sepetu, Hamisi Mobeto, barimo bita Miss Jana Badimaka ni benshi cyane. N'umwe mu basore navuga ko yagiye akundana n'abakobwa benshi, twizera ko basanga agiye kuza no mu Rwanda naho akaba yahakura uwo bazibanira. Mushimira cyane kuba twabanye kuri channel yatunga 250. Nongera nkwibutsa kuba warakoze subscribe, kuba ukora comment ndetse na share kugira ngo ibyo dukora bigere kure, kubera ko nimwe tuba tubikorera. Hagataho kandi ugomba no kuba warakanze kukazogera kugira ngo ujye ubona ibyo dushyizeho byihuse bitakugoye. Anyareka ngubwire ngo Nyagasani akomeza kurinda. Hagataho unyandikire kuri Tunga 250 kuri IG ndetse no kuri Facebook Munene Peter Tunga, ubundi ibintu bibe ubunyunyu.